neza. Yesu ashimwe. Uyu ni umusozi tujya dusengeraho. Ni umusozi, murabona amabuye menshi. Uyu musozi Zambia ifite freedom, itanga freedom ku bantu basenga. Iyo abantu bashatse baraza kuri uyu musozi, hanyuma bagacana umuriro bagasenga, uwabishaka ararara agacana. Zambia ni igihugu kirimo inkwi, ntabwo ari ahantu habuze inkwi, ahubwo umuntu ashobora kwifuza ko inkwi uzikura mu murima we kugira ngo habe hameze neza. Ni ahantu haba inkwi cyane. Uyu ni umusozi urimo amabuye agiye atandukanye. Hari amabuye agiye atandukanye, amabuye manini. Yego, uyu ni umusozi tujya dusengeraho. Aha hepfo muri kubona, hano hasi hari umugezi uhurura, hari umugezi utemba unyura hagati y'imisozi ibiri. Buriya hakurya hari undi musozi n'uyu musozi ndiho, hagati hanyuramo umugezi. Uyu mugezi rero ntabwo ukama. Nk'igihe tuvuyemo cy'izuba ryinshi, uyu mugezi wadufashaga cyane, uradufasha abantu bagahinga bakavomerera amagadeni, ku buryo haba mu gihe cy'izuba nabwo ababishatse bafite imbaraga, bafite uburyo bavomerera bahinga ibibatunga. Ubwo rero Zambia ni igihugu gituyemo abantu bakeya. Usanga abantu batuye ariko bategeranye, nta mazu yegeranye. Mbese ni igihugu, ni ahantu hari icyaro umuntu w'Imana yatura, yashima. Ushatse wagenda ukaba mu ishyamba wenyine, ukubakamo inzu ushatse, wakubakamo inzu y'ibyatsi, wakubakamo inzu y'amabati, wakubaka amatafari. It's up to you. Ibyo niwe bireba. Yego, ubwo rero nuko urabona ko ari amashyamba. N'iyindi side ndiho, kugira ngo murabona hakurya. Nubwo mubona ari ishyamba, ariko hakurya buriya, hakurya hariya urabona ko ari ishyamba, ariko haratuwe, haba harimo amazu. Nk'ahandi hamwe ni mu ndebere abantu batuye mu ishyamba, ahantu nka hariya mu mashyamba, usanga inzu iri hano, indi iri handi. Urabona ahantu hari umwotsi, hariya ari gutunga urutoki. Dore iyi ni inzu, iriya ni inzu zigiye zitandukanye. Urebeye hano ku musozi ubona ari nko mu ishyamba, nubwo iyo uri kuhagenda nyine ubona atari mu ishyamba, ariko n'ubundi byensiri hari ibiti. Yego, hari ibiti. Nuko natwe dutuye aho ntuye ni muri iki cyerekezo. Naho iyo urebye, iyo uharebye uba ubona, iyo urebeye kuri uyu musozi uba ubona ari nko mu ishyamba, kandi koko nyine ni mu ishyamba, kuko nkikijwe n'ibiti biranyanduriza gukubura bikangora. Yego, I don't know if you can see, my camera is not good at picturing. Kamera yanjye ntabwo imeze neza, bati okay. I wanted to show you.
biti ukuntu biba bimeze ntabwo ari ibiti bibaho ngaho, nanjye ntabwo ni ibiti nabonye byihanganira izuba, no mu gihe cy'izuba usanga hari ukuntu bitoshye. Ni ibiti nanjye nabonye inaha ngaha, ntabwo ari inturusu nuko. Okay. So aho ndi kuba ni mo gutya, ni hirya, ntabwo kamera yanjye imeze neza, ariko ubu ngubu ndi kureba ni ahantu hashimishije cyane, ni ahantu hashimishije, harashimishije cyane, harashimishije mu buryo butangaje, Okay. Uburyo butangaje. Okay, you can see. Alright. Okay, now. Okay. Aha. Umugisha wawe w'imigisha Imana, imigisha yose Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Ibanga ryo guhinga ni ugutegura neza ubutaka, gutegura neza ubutaka, warangiza ugashyiramo imbuto. Irindi banga riba rikurikiyeho ni ugukurikirana imbuto, igihingwa cyitabwaho cyane. Mu gutegura ubutaka rero wita kuri profonderi y'ubutaka, ndetse n'ibyatsi bishobora kuba biri mu murima byazabangamira gukura kw'imbuto. Ubwo rero iyo ibyo byose ubirangije, igihe cyo gushyiramo imbuto kikagera, ushyiramo imbuto, ubundi ugakurikirana imbuto. Igihingwa kuko nabivuze gikeneye kwitabwaho cyane, ukakireba kenshi kugira ngo umenye icyo gikeneye. Niba gikeneye kubagarwa, niba gikeneye ifumbire, ibyo byose ugenda ubyitaho. Hari n'igihingwa kiba gikeneye gukizwa kigenzi cyacyo, kubera ko kigenzi cyacyo kiri kukibangamira, bimeze nk'aho biri kubyigana. Ibyo byose rero ubyitaho bitewe n'uko uri gukurikirana igihingwa uko kimeze. Rero mu by'ukuri guhinga ni impano nziza, ndetse ni umugisha, ni umugisha ku babikora, cyane ko ijambo ry'Imana rigaragaza ko igihe Adamu yabihabwaga, ntabwo ari uko Imana yabonaga ko akeneye kubagara ingobyi ya Edeni kuko hari ibyatsi bibi, cyangwa se gukora ibindi, ahubwo ngo ni uko Imana yabonye ko mu gukora ku kiremwa muntu ari umunezero. Tugomba rero kubyishimira, kandi Imana izanezezwa cyane n'umunezero, natwe twanezezwa. Reba nk'icyo kigori ukuntu kimeze, cyarakuze cyane, cyarakuze. Yego, beterave. Nuko rero, ubwo rero ibyo turimo kugerageza bishobora kuba bitoya, ntibiduhe inyungu nk'iki, ariko nibura umuntu aba ari kwiga. Yesu ashimwe bavandimwe. Reka dushimire Imana cyane ku bw'aka kanya, izina ry'Imana habwe icyubahiro.
Uwiteka Imana yacu iradukunda, iri mu ijuru ahera, ahisumbuye byose, kugira ngo itugirire neza. Niyo mpamvu ikomeza gufata imiyaga kugira ngo habeho kuganira ku magambo y'Imana, kugira ngo baba bavuga ndetse n'abumva bose bitegurire hamwe gusanganira Kristo uri hafi kwimikwa. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku magambo, ku cyigisho navuga ngo kitureba cyane muri iyi minsi duhagazemo, iyi saha ikomeye cyane ndetse igoye, aho Imana iri kuvuza impanda ikageza imiburo ku bwoko bwayo kugira ngo bashyire mu bikorwa imiburo yihutirwa. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo impamvu yo gutura mu cyaro. Impamvu yo gutura mu cyaro cyangwa se impamvu ya country living. Iki ni icyigisho ngira ngo wenda Mwuka w'Imana dufashe kugira ngo ubu butumwa bugere ku muntu wese kandi intego yabwo igerweho nk'uko Imana ibishaka. Mureke dusenga Imana. Data mwiza uhimbazwe, reka tugushimira akanya uduhaye kugira ngo tuganire ku magambo yawe, ubwo marayika wa gatatu ari kurangura kugira ngo ubwoko bw'Imana bwitegure kandi bubeho mu buzima bukwiriye abo uzasanga ukabajyana mu bwami bwawe. Ari njyewe ndetse n'ukurikiye, udutegure kandi uduhe kwakira imiburo iheruka, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari mbibabwiye, tugiye kuganira ku kigira kivuga ngo impamvu yo gutura mu cyaro. Ishobora kuba imwe, ebyiri, eshatu cyangwa enye, ariko mu by'ukuri turaza kureba impamvu nyamukuru yo gutura mu cyaro. Nagerageje gushyira hamwe impine y'ibyo wenda Mwuka w'Imana yabashe kungezaho, maze mbona ko twaganira ku mpamvu zigera muri enye Imana ishaka ko impamvu enye Imana ihamagarira ubwoko bwayo kuba yajya mu cyaro. Impamvu zo kujya mu cyaro, impamvu enye. Impamvu enye Imana yateganyije ko ubwoko bw'Imana muri iki gihe, muri iyi saha, bwaba cyangwa se bwajya mu cyaro. Impamvu ya mbere ni impamvu yitwa kwezwa. Iki kintu turaza kukigarukaho cyane, kuko utejwe ntazabona Imana, kuko Imana ari iyera. Ubwoko bw'Imana, mu gihe umuntu yumvishe umuburo w'Imana, irarika ry'Imana, maze akihana ibyaha by'agatangira urugendo, abateye intambwe ya mbere ifungura izindi ntambwe zo guhinduka cyangwa se kwezwa. Rero aho Imana itunyuza n'ibikoresho igenda ikoresha ndetse n'ibibuga itwerezaho, Imana yateguye ko tujya ahantu mu cyaro, aho abantu bazezwa ku ntambwe runaka. Ibitarakozwe batuye mu mijyi cyangwa se mu midugudu, Imana ikabibakorera bari mu cyaro. Niyo mpamvu mu buryo bumwe turaza kureba uburyo iyi mpamvu ari ingenzi cyane, ndetse Imana ikaba yarifuje ko ubwoko bwayo bujya mu cyaro kugira ngo iri somo barihigire, cyangwa se iyi ntambwe yo kwezwa umutambiko runaka bawugereho. Impamvu ya kabiri iraza kuba kwishimira imigisha y'Imana. Mu cyaro ni ahantu umuntu ashobora kwishimira imigisha y'Imana, kuko turaza kubibona. Hari ahantu nyiri Imana yasize ibyangombwa bishobora kugaragaza imigisha yayo ku rwego rusumba mu mujyi cyangwa se mu byaro, cyangwa se mu midugudu. Ibi bintu turabibona. Icya gatatu ni ahantu hakwiriye ubwoko bw'Imana mu gihe cy'akaga. Ahantu hakwiriye ubwoko bw'Imana mu gihe cy'akaga. Iki cyo ntabwo ndibuze kugitindaho, kuko umuntu wese wumva ndetse akitegereza abona ko mu by'ukuri iki cyangombwa gikwiriye kandi ari ingenzi. Ubuzima bwo mu cyaro ni ahantu hakwiriye ubwoko bw'Imana mu gihe cy'akaga. Ibyo twanyuzemo, ibyo turi kumva, ibyo turimo uyu munsi wa none, bihamya ko mu by'ukuri iki cyangombwa cyangwa se iyi mpamvu ari ukuri nk'uko Imana yayiteganyije. Impamvu ya kane yo kuba ubwoko bw'Imana bwava mu gace kamwe bukajya ahandi, by'umwihariko mu cyaro, ni ukuba urumuri.
ni ukugira ngo bacane itabaza mu duce turimo umwijima tutigeze tugerwaho n'umucyo. Turaza kubibona. Imana idufashe cyane. Rero izi nizo mpamvu tugiye kuganiraho mu nshamake, cyane ko iyi nsanganyamatsiko ari insanganyamatsiko yagutse cyane, ndetse yanasaba n'ibyigisho byinshi, cyane ko byagiye byigishwa abavuga butumwa dufatanyije umurimo hirya no hino, bagenda babyigisha. Ariko nanje numvishe muka y'Imana ankangura kugira ngo tugire ibyo tuganiraho muri uyu mwanya. Rero Imana idufashe cyane, kandi tugire neza kugira ngo ubwo turi bujye mbere muri iki cyigisho, intego y'Imana ku gakiza kacu igerweho. Rero impamvu ya mbere nifuza ko duheraho, ntabwo turahera nk'uko nabitondetse mbabwira mu nshamake ingingo tugiye kuganiraho, ahubwo iyo nifuje cyangwa se nifuje ko duheraho ni impamvu ivuga ngo kwishimira imigisha y'Imana. Ngira ngo nk'uko mwabibonye muri video yabanje, documentary yakozwe, mwabonye byinshi bigaragaza uburyo mu by'ukuri mu cyaro hari imigisha y'Imana, byaba ubuzima bw'umuntu, imibereho y'umuntu, ibitunga umuntu. Mu by'ukuri mu cyaro hari imigisha y'Imana, kandi mu buryo bw'umwimerere kandi bwihariye Imana irayigaragaza maze umuntu akayibona. Imana ishimwe cyane. Rero kwishimira imigisha y'Imana mu cyaro ni ahantu Imana yateguye kugira ngo ihashyire ububiko bw'imigisha yayo, maze umuntu wese uhaje abashe gusangizwa kuri iyo migisha. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima, igice cya mbere, igitabo cya mbere, paji ya 19 baranditse ngo mwumve. Reka duhere ku buhamya bw'umukiza wacu kugira ngo tuze kureba abandi, ariko umukiza wacu, Imana yacu, umucunguzi wacu, umwami Yesu yabanje kutubwira mu by'ukuri, yabanje kuduha ubuhamya bwe. Imana idufashe cyane. Baranditse ngo mu mibereho ya Yesu ya gikene igihe yari umwana, ntiyigeze yanduzwa ingeso mbi n'urungano rwo mu gihe cye. Ubwo yakoraga mu ibarizo, ahigira kumvira no kumenyera umuruho, yagaruraga ubuyanja igihe yabaga areba ibyaremwe. Imana ishimwe cyane. Iki kintu wenda turaza kukigarukaho wenda no ku ngingo idusobanura ibyo kwezwa, ariko ngo mu mibereho ya Yesu, ubwo yakoraga mu ibarizo, ngo yahigiye ibyigisho bibiri: kumvira Imana ndetse no kwimenyereza imiruho. Ariko ngo muri ibyo byose hari ikintu cyamufashaga. Baranditse ngo ubwo yakoraga mu ibarizo, ahigira kumvira no kumenyera umuruho, yagaruraga ubuyanja igihe yabaga areba ibyaremwe. Imana ishimwe cyane. Ngo yagaruraga ubuyanja igihe yabaga ari kureba ibyaremwe. Uyu ni wo mugisha wa mbere. Kwitegereza ibyaremwe byonyine biratuzamura, maze bikadusobanura urukundo rw'Imana ku rwego runaka. Abihebye bakagira ibyiringiro kandi bakishima, abananiwe bakaruhuka nk'uko umukiza wacu byamugendekeraga. Amasaha yamunezezaga cyane n'ay'igihe yabaga akitse imirimo asengera Imana mu bibaya bituje cyangwa se mu ishyamba. Mu gitondo cya kare, ibihe byinshi yabaga ari ahantu hiherereye yiga ibyanditswe byera cyangwa se asenga. Imana ishimwe cyane. Mbega ubuzima, mbega ibyiza. Barandika ngo paje 20, Kristo yakundaga gukoraniriza abantu hanze y'ikirere cyabaga ari cyiza mu byaremwe, kubera ko yabaga akikijwe n'ibyo yaremye n'imirimo y'intoke ze. Imana ishimwe cyane. Yavubumuraga ibitekerezo by'abantu ku bihimbano by'amanjwe, akabyerekeza ku mahame rusange. Ngo yavuvumuraga ibitekerezo by'abantu ku bihimbano by'amanjwe, maze akabyerekeza ku mahame rusange y'umwimerere. Hari ibihimbano by'abantu, abantu bahanzeho ibitekerezo batuye mu miji cyangwa se mu midugudu. Mu mujyi
imbaraga ikomeye tuyirebera ku bintu umunyabugome akomeza akora, atari iby'imbaraga y'Imana. Kubaka za etaje, kubaka amakaburimbo, ibintu by'iterambere by'udushya tudasanzwe, amateleviziyo ku mihanda ya kaburimbo, za CCTV cameras, ibintu nk'ibyo bavandimwe. Kandi mumenye ko ndagira mbabwire ngo buriya mu migi cyangwa se mu midugudu ikomeye ntabwo ari ahantu Imana igaragariza imbaraga yayo, ahubwo ni ahantu ubwami bw'ibyuma bw'ibirenge bugaragariza imbaraga yabwo. Ikintu tucyumve neza. Rero ikibuga cy'umwanzi kiri mu migi, naho ahantu hatekanye, navuga ngo mu minsi iri imbere tugiye kubibona neza, hameze nk'aho ari ibirindiro by'ingabo z'Imana, ingabo z'ijuru. Ni mu byaha kintu mu cyumba. Sinzi wenda niba ikintu mwahita ko mugikurura, ariko ragenda babwire, umwanzi ingabo ze zifite ibirindiro, n'Uwiteka ingabo ze zifite ibirindiro. Izo ngabo zombi zifite ibirindiro aho imbaraga ziri. Niho ndi kubabwira rero ku ruhande rw'ingabo z'Imana, mubyumvire ku murongo wabyo kandi mukabera adusobanurire. Mwumve, reka dukomeze twumve uburyo Yesu yakoraga. Twabonye ko ngo yavuvumuraga ibitekerezo by'abantu ku bintu bihimbano by'amanjwe, maze akabyerekeza ku mbaraga rusange, ku mbaraga y'umwimerere yo mu ijuru. Abantu batari kureba amateleviziyo, batari kureba ama etaje maremare, batari kureba imihanda ya kaburimbo, batari kureba za CCTV kamera, batari kureba za stade, amasoko agezweho, ahubwo bari kureba ibyaremwe, ibimera. Yesu ngo avuvumura ibitekerezo kuri ibyo bintu. Imbaraga nyine arega n'inyamaswa ya kabiri yavuye mu butaka, iyo ngiyo iyobesha abari mu isi gukora ibitangaza. Ibikorera hehe? Ndetse ngo imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu maso y'abantu, ibikora mu maso y'abantu. Hari aho iri kubikorera. Ibirindiro by'inyamaswa ya kane, ubwami bw'ibyuma bugiye guhanguka vuba cyane. Hari n'ibirindiro by'ingabo z'Uwiteka. Mu birindiro habera ibintu bitandukanye. Iyo umusirikare ari mu birindiro aba yizeye umutekano, ndetse ni ahantu yakitegurira ibyangombwa byose. Ntabwo yabura ibyo kurya, ntabwo yabura ibikoresho ajyana ku rugamba. Ni ahantu aba azi ko arinzwe, ari kure y'amaboko y'umwanzi. Ikintu mucyumve neza cyane. Imana idufashe kandi ikidusobanurira. Rero umukiza yabigenzaga ate? Umukiza yabigenzaga gute? Baranditse ngo ubwo yabaga ari kwigisha abantu, bigiraga ku byaremwe ibyigisho by'ukuri kw'Imana. Mu minsi izaza abantu bazongera kwigira ku byaremwe inyigisho z'umwigisha zavuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari byo mu gihe cya Kristo gusa, ntabwo ari byo mu gihe cy'abawaridensi uko turi buze kubibona, ntabwo ari ibyo mu gihe cy'abakurambere b'abimukira bajya muri Amerika, ahubwo ngo no mu gihe kizaza natwe turimo. Abantu bagomba kuzigira ibyigisho byinshi ku mbaraga y'ibyaremwe. Rero ni isaha kugira ngo Imana itwigishe. Mbese iryo tangazo ntabwo ryari ryakugeraho? Imana igufashe cyane, Imana igufashe kandi kugirire neza. Rero turi kureba iyi ngingo ivuga ngo kwishimira imigisha y'Imana. Reka turebe icyo umwuka w'abahanuzi utubwira. Igitabo cyitwa Country Living, icyigisho cya 4, baranditse ngo abagabo n'abagore bafite agace k'ubutaka ndetse n'inzu ibakwiye, abo ngabo ni abami n'abamikazi. Reka mbabaze, abantu benshi bamara igihe kinini cy'imyaka yabo bakora kugira ngo batere imbere, bagire icyubahiro, bagire ubutunzi. Ariko reka mbabaze, mwigeze mubona abaperezida bangahe mu gihugu? Igisubizo ni uko perezida aba ari umwe mu gihugu. Ku bihugu bimwe na bimwe iyo habaye agashya haba hari vice perezida cyangwa se minisitiri w'intebe, ariko nta baperezida baba babiri mu gihugu. None se ni ikihe gihugu gifite abami babiri bayobora bari kwakitinga? Ntacyo. Rero reka mbabwire,
hari uburyo bwiza bwo kuba wahinduka umwami cyangwa se umwamikazi Imana yasizeho. Nuko ngo uba uri ahantu ufite akarima ndetse n'inzu ikwiye, icyo gihinduka umwami n'umwamikazi. Dushakira ibyubahiro n'ubutunzi aho bitari. Reka ijambo ry'Imana ritwumvisha uburemere bw'ibintu. Niba ushaka kuba umwami cyangwa se ukaba umwamikazi, gana icyaro, ubuzima bw'icyaro. Hari imigisha igutegereje muvandimwe, hari amasomo menshi agutegereje kugira ngo agukuze. Imana idufashe cyane. Rero reka Imana itugire neza kugira ngo twumve umuburo wayo nk'uko iwutanga. Iki gitabo cya Country Living baranditse ngo iyo ubutaka buhinzwe kubw'imigisha y'Imana buzatanga ibyo dukeneye byose. Imana ishimwe ngo iyo ubutaka buhinzwe kubw'imigisha y'Imana buzatanga ibyo dukeneye byose. Ariko se ni impamvu ki cyane cyane nk'abantu bagezeyo rimwe na rimwe tubura iyi migisha ku ikubitiro tudahita tuyibona? Tujye kubona uburyo hari abantu bajya mu by'ukuri mu cyaro nyine bumva ko bagiye guhita ko bahinduka abami n'abamikazi, bakagenda mu by'ukuri mu bitekerezo byabo harimo ibyo bintu, ariko bakibagizwa nyine ko ari ingingo zitandukanye, hari impamvu zitandukanye zituma Imana ibajyana mu cyaro. Kuko turi kureba imigisha y'Imana ariko turaza kubona no kwezwa no kubura umuri. Rero hari igihe tuba tufite mu bwonko bwacu ikintu kimwe kandi hari n'ibindi Imana ibishaka kutwereka, uko icyaha cyagiye cyangiza isi ndetse n'ibindi tugiye kubibona, ndetse n'uburyo dushobora guhindura ubuzima, kuko hari abasanzwe bahabaye bandujwe n'inzoga za Babuloni. Twebwe dusaba kugenza gute kubaho mu murongo w'Imana. Ubwo ribyo bizatanga igihe ndetse rimwe na rimwe bizaba ngombwa ko dufeiringa cyangwa se dutsindwa ku kugira kuri imigisha, kubera ko Imana ishaka kugira ngo intekerezo zacu izihindure dukore ibintu mu murongo w'ijuru. Imana idufashe. Baranditse ngo abahinzi benshi bananiwe kurinda ubutunzi buri mu butaka kubera ko iyo nshingano yo guhinga bayikora mu buryo bwangiza. Ngiyi impamvu ya mbere ituma imigisha y'Imana idahita ko igaragara, kubera ko ngo iyi nshingano yo guhinga benshi bayikora mu buryo bwangiza. Gusa ntabwo mubyumva. Mu ntambara ikomeye baranditse ngo Satani azareka umwero w'ubutaka, azawararikwa ate? Satani akora mu biremwa byamwiyeguriye byemera kumukorera. Niyo mpamvu bazabaho gahunda rwose n'amafumbire y'imvaruganda akagera ku baturage mu buryo bworoshye, ndetse n'imiti hari na za widikira. Ariko niba umuntu ashobora gutera umuti wica ikimera ikintu gifite ubuzima, hari uwo muti uzasiga ariko ubwo si mu byumve widikira. None se niba umuti wishe widi ni ibyonnyi, ni ibisambo, ni ibyatsi bimera bitari ngombwa mu mbuto, mu bihingwa, niba umuti ubasha kwica ibyo byatsi, hari ubwo umuntu we bimeze bite? Cyangwa se ibindi? None se imyunyungugu y'umwimere y'ubutaka hari ubwo byo bimeze bite? Simbizi, ariko dutekereze. Rero iyi nshingano yakozwe mu buryo bwangiza, niyo mpamvu imigisha y'Imana itaboneka. Abana b'Imana barajya mu gace basange Satani yamaze kuhangiza bitewe n'uburyo iyi nshingano yakozwe. Niyo mpamvu dusabwa kwihangana ndetse no kumvira imiburo y'Imana kugira ngo ubuzima tuburistowaringe, tubugarure mu murongo w'ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Baranditse ngo ntabwo tugomba gucibwa intege nibibaho igihe gito bitewe no kutagera ku musaruro, kandi ntidukwiriye guhagarikwa umutima no gutinda kw'imigisha kubera impamvu twabonye nkeya, ndetse n'ibindi namwe mwatekereza ndetse muzagenda mubona. Tugomba guhinga ubutaka twizihiye, twizeye, twishimye, twiringiye ko ubutaka buhishe mu ndiba yabwo ububiko bw'ubukungu ku bakozi bose bakorana umwete no kwizera, ububiko bw'igiciro cyinshi kuruta zahabu. Ariko ngo abantu bazabugeraho turasabwa kwizera,
ariko ngo ni abakozi bakorana umwete no kwizera. Umwete urakenewe kugira ngo ushobore ubuzima bwo mu cyaro, umwete ndetse no kwizera. Barandika ngo guhingana ubuhanga ndetse mu buryo bukwiriye, ubutaka buzaduha umusaruro mwinshi kubw'inyungu z'umuntu. Ariko ngo ni uguhingana ubuhanga ndetse mu buryo bukwiriye. Turasabwa ubuhanga, kwiga guhinga mu buryo bw'umwimerere, ndetse tugahinga no mu buryo bukwiriye. Isi izasaza nk'umwambaro, ariko imigisha y'Imana itegura ameza mu butayu ntizahagarara. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Nubwo isi izasaza nk'umwambaro, ariko imigisha y'Imana yayindi itegura ameza mu butayu ntabwo izahagarara. Will not cease. Imana idufashe cyane, maze duhinga ubutaka twizihiye, twizeye, twiringiye, dufite umuhati. Tubuhinga mu buryo bukwiye ndetse bw'ubuhanga, dukoranye ubwenge, kuko Imana ari itanga ubwenge. Ubwenge naba muri twebwe, azatwigisha guhinga neza, kugira ngo iyi migisha ihishwe mu butaka tubashe kuyisangira, tubashe kuyigeraho. Imana idufashe cyane. Uwiteka adufashe kugira ngo imigisha y'Imana imwe ihishwe mu ndiba y'ubutaka tubashe kuyigeraho kandi tuyishimire. Reka bwenge twigishe, atwigire neza. Reka turebe ingingo ya kabiri, cyangwa se impamvu ya kabiri ituma Imana ihamagarira ubwoko bwayo gutura mu cyaro. Iyo mpamvu ya kabiri ni iyihe? Reka turebe ko urumuri, kuba urumuri, guhamagarirwa kuba urumuri. Iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, baranditse ngo paje 65 baranditse ngo reka turebe ukuntu bahanditse. Baranditse ngo abantu b'Imana ni urumuri mu mwijima w'iyobokamana uri ku isi. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Abantu b'Imana ni urumuri mu mwijima w'iyobokamana uri ku isi. Umwijima ubudise mu duce tugiye dutandukanye. Ubwo rero turasabwa kugenda tumeze nk'amatara yaka umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Tugenda tumeze nk'amatara yaka, tugenda tumurika. Aho batataniye mu miji, mu mirwa no mu byaro. Ni imiyoboro Imana inyurizamo abatizera inyigisho n'ibitangaza by'ubuntu bwayo. Ni umugambi wayo yuko abakira agakiza bose bazaba imuri zimurikira mu mirimo yabo, zerekana itandukaniro riri hagati yabo n'umwijima w'inarijye uturuka mu mutima wa kamere. Ngiye impamvu. Aburahamu yari umunyabwenge mu mibanire ye n'abandi, kandi yari intwari n'umuhanga mu ntambara. Ibi ngibi yabisangije abandi. Nidukomeza gusoma tuzabona uburyo bitewe nuko ngo yari umuntu uzi kubana n'abandi. Ubwo ahantu tuba mu byaro bigiye bitandukanye, ture niba iyi mbaraga cyangwa se uyu mucyo kubana n'abantu tuwufite. Kugeza ubwo Aburahamu yaragiye aba umuntu mwiza, ndetse agaragaza ko ari umuntu w'intwari n'intashyikirwa, kugeza ubwo abahungu batatu b'umwami wayoboraga Abamori bamushatseho ubushuti kugira ngo abafashe mu ntambara. Numva iki kintu. Mbese ahari twebwe aho turi twaba turi abantu bafitiye akamaro abadukikije, twaba turi urumuri. Byumvire ku murongo wabyo. Uwiteka dufashe pe. Uwiteka dufashe cyane. Paje 61 n'ubundi y'iki gitabo niho hari amagambo avuga ngo Aburahamu yaduhaye icyitegererezo gikwiriye. Imibereho ye yari yo gusenga. Aho yashingaga ihema rye, yubakaga igicaniro hafi yaho, maze agahamagara abari mu mahema ye bose kuza aho ari, ubwo yabaga atamba ibitambo bya mu gitondo n'ibya nimugoroba. Iyo yimukaga, igicaniro cyarahagumaga. Amen. Abanyakanani bageraga aho Aburahamu yabaga ari, yarabigishaga, maze aho basanze igicaniro hose
bakahambariza Imana y'ukuri y'intego y'Imana. Urebe niba iyi ntego iri kugerwaho kandi nanjye nisuzume cyane tudahusha intego. Ubwo ndavuga ku bantu bateye intambwe yo kujya aho Imana iduhamagarira kuba, ibyaro, countryside. Imana idufashe cyane. Rero iki ni icyo bita kuba urumuri bivuze. Reka dukomeze turebe gatoya muri cya gitabo cyitwa Country Living, icyigisho cya 6 baranditse ngo mu minsi yacu umugambi w'Imana nuko ubwoko bw'Imana bwakwirakwira mu isi yose. Mwumve umugambi w'Imana, nta gutinda hamwe, utumere nk'abahakoronije. Tugomba gukwirakwira ahantu hose hatandukanye. Mujye mu isi yose kandi mwigishe ubutumwa ibyaremwe byose. Abizera bazaba bakoze neza nibakwirakwira ahantu hatari hagera ukuri, kugira ngo tuhageze ukuri maze tuhamurikire. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane bavanye. Kuba urumuri, kuba urumuri. Mbese aho utuye waba uri urumuri? None se ntabwo wakemera Imana kugira ngo ikwigishe uburyo waba urumuri aho utuye, maze ukaba intwari, ukaba igisubizo kubo muturanye cyangwa se abo wahasanze? Mbese uburyo ukora ibintu uri kugaragaza itandukaniro, uri kugaragaza amahame y'Imana mu guhinga kwawe, mu mibereho yawe? Imana igufashe kandi nanjye mfashe. Impamvu ya 4 ndetse turi buze no gusorezaho, ni impamvu itubwira cyangwa se ni impamvu idusobanura ko Imana ituzana mu byaro kugira ngo ihatwereze. Ni ikibuga cyo kwerezwaho, ni ikibuga Imana ishaka kuduteza intambwe itugeza ku mutambiko wo hejuru. Ndagira ngo mbabwire, iyi ntambwe iraremereye cyane. Tugiye kuyisorezaho ko ni intambwe ikomeye cyane, navuga ngo ihatse izindi zose. Niyo mpamvu benshi bahagera bagasubirayo kubera ko batiteguye kwiga aya masomo. Ikizamini kikaba kirabatsinze. Intambwe yo kwezwa. Bavandimwe, iyo umuntu yakiriye Kristo hari intambwe atera. Hari gukiranuka umuntu ageraho aho Imana imuhamagariye. Ariko ndagira ngo babwire kuko urugendo rujya mu ijuru nk'uko Ellen White yarugaragaje ari ukuzamuka ingazi, hari umutambiko tugomba kugeraho ari uko tubayeho mu byaha turi muri ubu buzima. Ndagira mbabwire iki kintu, nta muntu n'umwe uzagera ku mibereho ya Enoke, by'umwihariko ku bantu Yesu agiye gusanga bakiriho, atabayeho mu buzima bwo mu cyaro. Mu bakurambere n'abahanuzi baranditse ngo Enoke yiberaga mu misozi, mu byaro, ubundi akajya kubwiriza imidugudu cyangwa se imijyi ya bene Kayini. Niho yabaga avuye. Kandi muzi ko abantu bagomba kuba umuganura ku Mana. Enoke ni icyitegererezo kuri bo. Wavuga ngo Ellen White yaravuze ngo no muri iki gihe hariho ba Enoke benshi, mu gihe cye koko na n'ubu bariho. Ariko nagira babwire, kubera ko Enoke yagendanaga n'Imana, umucyo wose Imana yamuhaye yawugenderagamo. Niba uyu munsi umucyo Imana yaguhaye uwugenderamo nta wundi wari wabona, icyo gihe uratunganye mu maso y'Imana. Ariko Imana nizana umucyo, tuvuge wenda itegeko ry'uko abantu bose bagomba kujya mu cyaro, nirigera Imana ikabona ko buri muntu wese uyumvira kandi wakiriye uwo mucyo akagombye kuba ari mu cyaro. Niba udahari icyo gihe ntabwo uzaba ufite imibereho nk'iya Enoke. Ikintu tutiyumvire ku murongo wacyo. Imana idufashe. Ndi kuvuga abantu bakiriye umucyo wose bagomba kuwushyira mu bikorwa. Muri icyo gihe Imana imaze kuduha umucyo, urubanza ruracibwa, kandi icyo urubanza rureba udupimirwa ku mategeko y'Imana ku mucyo twakiriye. Wireba ku bagukikije, wireba ngo imijyi izaba irimo abantu benshi, bazaba barimo, ariko abantu bose ntabwo ari wowe. Reba niba umucyo Imana yaguhaye uri kuwumvira. Urubanza rwawe ntabwo ari urubanza rwa mugenzi wawe w'umuturanyi wawe. Oya,
usuzumirwa kuko Imana yakubwiye ku mucyo wakiriye. Nubwo wava mu mujyi utuyemo ari wowe wenyine, ni wowe Imana yahamagaye, ni wowe Imana yagejejeho uwo muburo, wumvire. Ureke kureba ku bwinshi bw'abantu. Ntabwo muhuje dosiye, cyane ko mudahuje amahirwe, kandi nta nubwo muzahuza n'ibyago, nubwo atari byo nkwifuriza. Imana idufashe cyane. Kwezwa, ingingo nziza cyane nifuza ko twakurikira, kandi Imana idufashe. Reka dusome intambara ikomeye. Paje 51 baranditse ngo abawaridensi bari barasize imitungo yabo kubera gukunda ukuri, kandi biyuhaga kuya bashaka ibibatunga bafite kwihangana kudashogora. Buri murima babonaga muri iyo misozi bagasanga ushobora guhingwa, bawitagaho bakawubyaza umusaruro. Mu bibaya ndetse n'ahakikije imisozi hatarumbukaga cyane, barahatunganyije bituma umusaruro waho wiyongera. Amen. Bwa bwenge Imana ibigisha bigatuma yamigisha babasha kugenza gute kuyishyikira. Gushakashaka ubukungu no kwitangira umurimo ni bimwe mu byari bigize uburere abana bahabwaga, bukaba ari bwo murage umwe rukumbi bahabwaga. Bigishwaga ko Imana ishaka ko ubuzima buba ishuri umuntu yigiramo kwitwara neza, kandi ko kwikorera ubwabo, guteganyiriza hazaza, kugira amakenga no kwizera ari byo byonyine bizabashoboza kubona ibyo bakeneye. Gukora, kwikorera ubwabo. Imana idufashe aya magambo tuyumvire ku murongo wayo. Hepfo baravuga ngo ubwo burere bwari ishuri ry'umuruho no kubabara, ariko bwatumaga babaho neza. Ibyo bikaba ari byo umuntu waguye mu cyaha akeneye. Mwumva iki kintu? Hanyuma reka mbabaze ngo ubwo burere ngo bwari ishuri ry'umuruho, ariko ngo bwatumaga abantu babaho neza. Bavandimwe, ntabwo kubaho neza ari uko amafiriti, amasarade ndetse n'ibindi bisimburana ku meza, cyangwa se umuntu aba ari mu nzu y'amakaro, harimo umuriro w'amashanyarazi, harimo dushe na toilette za siège bicaraho niba bicaraho. Ntabwo ari bwo buzima bwiza. Ubuzima bwiza ni ukuba aho Imana yaguteguriye. Imana idufashe cyane. Hanyuma reka mbabaze ko ubuzima bwo kuba muri countryside cyangwa se mu cyaro ari ubwo umuntu wese wacumuye yari akwiriye. Muri mwebwe ninde utaracumuye? Biravuga ngo bose bakoze ibyaha. Adamu wavuye mu biganza by'Imana atunganye yakoze icyaha, twese tumukomokaho. None se ubwo aho turi turahakwiye? Oya, ubwo n'ubuhakanyi ni ukwinangira. Ubu buzima bw'imiruho no guhihibikana ngo nibwo bwari bukuri umunyabyaha wese, umuntu wese waguye mu cyaha. Rero mu by'ukuri kuko twese twacumuye, ubuzima budukwiriye ni ubwo kuba mu cyaro. Nibwo buzima bukwiriye umuntu waguye mu cyaha. Niyo mpamvu twasomye amagambo avuga ngo ubwo burere bwari ishuri ry'umuruho no kubabara, ariko bwatumaga babaho neza. Ibyo bikaba ari byo umuntu waguye mu cyaha akeneye. Niryo shuri Imana yamushyiriyeho kugira ngo rimwigishe kandi rimukuze. Nubwo urwo rubyiruko rwamenyerezwaga umuruho no gukora cyane, ntibirengagiza no kubigisha iby'ubwenge. Amagambo aravuze ngo iryo shuri ni ishuri ry'imiruho, ariko ngo niryo shuri Imana yabudushyiriyeho kugira ngo ritwigishe kandi ridukuze. Ntabwo ushaka gukura? Hari umuntu udashaka gukura? Rero aho Imana izadukuriza ni aha ngaha ndi kubabwira. Tubyiteho kandi tubizirikane cyane. Dusubiye kuri ya magambo yo muri Rengera Ubuzima paji ya 19, twabonye umwami wacu Yesu Kristo ubwo yari hano ku isi aduha ubuhamya ko igihe yari ariho mu buzima bw'imiruho no kubaza bwamwigishaga ibintu bibiri. Icya mbere ni ukumvira, icya kabiri ngo ni ukwimenyereza imiruho. Kandi ntabwo yacumuye. Ibi nitwe byari bikwiriye, yari ari kuduha icyitegererezo cy'ubuzima tugomba kubaho. Rero dusoza abavandimwe, nagira ngo mbabwire iki kintu.
ushobora kuba wumva wenda hari ibintu ureberaho ngo nibiba uzava mu mujyi ujye mu cyaro, ariko ndagira nkubwire, mu gihe Imana ivuganye n'umutima wawe, shyira mu bikorwa uwo mwanzuro ibwira kubwiye. Hari ibyo abantu bategereje bazumva cyangwa se bazabona bakajya bava mu mijyi bakajya mu cyaro, nyamara rimwe na rimwe tuba tunishuka. Buriya hari ibintu bibaho twarakigiraho. None se umudugudu numara kugotwa uzanyura he? Yerusalemu nimara kugotwa uzanyura he? None se uzanyura hagati y'ingabo? Icyo kintu nacyo tujye tucyumva neza. Ibyo tuba dusoma ngo nitubona nk'uko byari bimeze mu gihe cy'intumwa, ibyo nibyo, ariko tubyumvire ku murongo wabyo. Mbwira, ingabo zaramutse zigose umujyi, umudugudu ugahunga, wanyura he? Ko hari ibiba mbere yuko ingabo zigota bigomba kuba imburo yuko igihe cyo guhunga cyageze. Ntabyo ubona. Imana idufashe, Imana idufashe. Uzanyura hagati y'ingabo zagose umudugudu kandi ariwo zishaka. Enote yaranditse ngo mu mijyi hazaba akavuyo, imyivumbagatanyo ndetse n'ibindi, ku buryo bizagora abantu b'Imana kuhunga. Muvandimwe, shyira mu bikorwa umuburo w'Imana. Buriya ihene, ndeka gukoresha inka, ahubwo ihene iyo bari kuyubakira uruzitiro barayisohora bakayiha umudendezo, ikajya mu gisambu rwose ikarisha, umva ikumvuguwe neza. Ariko umwubatsi aba ari kubaka uruzitiro mu rugo. Hanyuma iyo ihene itashye bakayishyira muri rwa ruzitiro, niho imenya ko igihe yari imeze neza iri kurisha bari bari kuyubakira, bari bari kuyizitira. Iki kintu tucyumve neza. Ikubita ihembe hirya, igakubita ihembe hino, igasanga harazitiye, kuko babikoze bayihaye umudendezo. Umwubatsi agomba kuyiha umudendezo kugira ngo ihene ize kwisanga yazitiwe, yagoswe. Iyo buriya umuntu arebye ibintu biri kubaho uyu munsi wa none, iki kintu mvuze cyamwigisha. Igihe cyo kuzitira, umwubatsi aha ihene umudendezo. Ariko yamaze kubaka, avuza cyangwa se akora igikorwa cyo kuzinjiza mu ruzitiro. None se dimanche nitangazwa akaba ari nka ronche yuko abantu bamaze kugotwa, bazanyura. Simbizi, dusoma inyandiko, ariko Imana igize twumvisha. Ariko Imana niba yaravuganye n'umutima wawe, iki ni igihe cyo guhunga kuri wowe. Wireba kuri kanaka wasanga igihe cye kizagera. W'amahirwe yawe ari uyu munsi. Umvira ijwi ry'Imana shuti bigishoboka. Kandi hari n'izindi n'ibyo tugenda dusoma. Reka turebe iyi hene yamaze kugera muri zitiro, buriya ishobora kuba ufite uduhene dutoya, ko tukajya tunyura hagati y'ibiti kubera ko ari dutoya, ariko iyi hene nyina yo itabasha kuhanyura. Eno atakavuga ngo hari abakristo, abakiranutse bazaba bakiboneka mu mijyi n'igihe cya dimanche ndetse n'igihe cyo gutangwa kwiteko ryo kwica. None se ni wowe? Reba iyi hene nini yo yabuze aho inyura, mu gihe uduhene dutoya turi kuza konka tukisohokera tukanyura hagati y'ibiti bikoze uruzitiro. Iki kintu wacyumva ko umucyo Imana yaguhaye ushobora gutuma mu by'ukuri wowe amahirwe yawe ari kurangira kurenza abandi batari bawakira. Imana idufashe kandi bidusobanurire ku murongo wabyo. Kadusoreze kuri aya magambo aboneka mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, paje 60, ndetse turagira hakurya. Abantu benshi baracyageragezwa nk'uko Aburahamu yageragejwe. Ntibumva ijwi ry'Imana ribabwira rivuye mu ijuru, ariko ibahamagarira mu nyigisho z'ijambo ryayo no mu bitangaza ikora. Imana iraturarika mu nyigisho z'ijambo ryayo ndetse n'ibitangaza. None se nta bitangaza twabonye hadukikije byakagombye kutubwira ko igihe cyageze cyo kugira ngo tujye mu birindiro by'ingabo z'Imana z'ijuru, tujye kwambara imbaraga. Bashobora kubwirwa gusiga umwuga babonaga uzabahesha ubukire n'icyubahiro, kandi bagatandukana n'ab'inzu yabo, bakajya hasa naho bagomba kwiyanga ndetse no bakajya ahasa naho bagomba kwiyanga ndetse bakitanga. Ngubu ubuzima
Imana iduhamagarira. Ni ubuzima budusaba kwiyanga ndetse no kwitanga. Niyo mpamvu bamwe bazabugeramo bikabagora bagasubirayo. Baranditse ngo Imana ibafitiye umurimo wo gukora, kandi inshuti n'abavandimwe bashobora kubabuza kuwukora, bashobora kuguca intege. Mwumve noneho, ikintu ngiye gusoma kiraremere cyane. Niyo mpamvu mu gihe wenda tunitegura no gushyira mu bikorwa uyu muburo, tujye tumenya icyo tugiye gukora icyo ari cyo. Byarantangaje ubwo nasomaga aya magambo bambwira ko, cyangwa se avuga ko umuntu ushyira mu bikorwa umucyo wo kuva ahantu yari afite ubuzima, ibyamutungaga, ibyamubeshagaho nk'uko yibwira, akajya ahantu mu by'ukuri hashya atazi, aba afite kwizera nk'ukwa Aburahamu. Hanyuma niba ugerageza gushyikira kwizera nk'ukwa Aburahamu, ubwo birakumvisha uburemere bwo gutera iyi ntambwe no gufata imyanzuro yo kujya mu cyaro. Imana idufashe. Baranditse ngo ninde witeguye kwitaba guhamagara kw'Imana ngo asige ibyo yari agamije gukora kandi yari ashyizeho umutima cyane, yemere izindi nshingano kandi atangire umurimo mu byaro bitaragerwamo n'ubutumwa? Uzakora ibyo afite kwizera kwa Aburahamu, kandi bazasangira ubwiza bw'iteka ryose. Imana idufashe cyane. Uzakora ibi ngibi akumvira irarika ry'Imana, agahitamo gusiga ibyasaga nk'ibimubeshejeho, maze akajya ahantu hashya mu buzima bushya bumusaba kwiyanga no kwitanga. Uzakora ibi ngibi maze akagenda akaba afite kwizera nk'ukwa Aburahamu, kandi ngo bazasangira ubwiza bw'iteka ryose. Reka Imana idufashe kandi tugire neza kugira ngo dushyire mu bikorwa uyu muburo. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.